1998 ubwo u Rwanda rwahanishaga abajenosideri ba mbere 22 igihano cy'urupfu. Mu rwego rwo gutanga ikimenyetso cy'uko umuco wo kudahana washyizwe iherezo mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1998 hafashwe icyemezo cyo kubahiriza igihano cy'urupfu cyari cyakatiwe abantu 22 bahamwe n'ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Igikorwa cyabaye kuwa gatanu tariki ya 24 Mata 1998 imbere y'imbaga y'abaturage mu bice bitandukanye birimo Nyamirambo kuri Tapi Rouge, Murambi ya Gikongoro, Narama mu Bugesera n'Ikibungo. Uruvungazoka rw'abantu bari bateranye ngo barebe bwa mbere abanyabyaha bari bagiye kurangirizwaho igihano cy'urupfu mu ruhame kuko bahamijwe icyaha gisumba ibindi. Hari amashuri amwe n'amaduka byari byafunze Nyamirambo. Inzira zose zigana kuri Tapi Rouge zakubise zuzuye. Abari bagiye kurasirwa mu ruhame byari ugushyira mu bikorwa icyemezo cyari giherutse gufatwa n'inkiko no kubahiriza ibyateganywaga n'amategeko hano ibyaha mu Rwanda. Mu mategeko y'u Rwanda icyo gihe hari handitse ko uhamwe n'icyaha cyo kwica nawe akatirwa urwo gupfa. Icyakora si kenshi cyagiye gitangwa naho byakorwaga kenshi byakorwaga mu muhezo. Mu mwaka 1963 Kayibanda yagihanishijwe abafatirwaga mu bitero by'inyenzi. Habyarimana agikoresha hana bahoze mu butegetsi bwa Kayibanda nyuma yo kumuhirika. Cyongera kuvugwa cyane ku bajura ruharwa bari barayogoje u Rwanda n'akarere barimo witwaga Rutare na Rucuro. Tariki ya 28 Mata 1998 igihano cy'urupfu cyahawe abarimo Frodouard Karamira wahoze ari vice president wa w'ishyaka MDR wagize uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Hutu Power no gusaba abahutu kwica abatutsi yifashishije radio LTLM. Harimo kandi Nshimiyimana wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi, Silas Munyagishari wahoze ari umuyobozi mukuru mu bushinjacyaha na Virginie Mukankusi wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali. Mu barasiwe Ikibungo harimo Dr. Douglas C.S. Bizimana wari umuganga na Egide Gatanazi wahoze ari mu buyobozi bw'inzego zibanze. Ikinyamakuru The New York Times umunsi bicwa abanyamakuru bacyo bari Nyamirambo ahabarirwaga abaturage basaga 30,000 bari baje kureba uko igihano cy'urupfu gishyirwa mu bikorwa. Nta munyamakuru wari wemerewe kwinjirana ibikoresho bifata amajwi cyangwa amashusho kuri Tapi Rouge. Nta amashusho cyangwa amafoto agaragaza uko byagenze yigeze ajya hanze. Saa 4 n'igice za mu gitondo nibwo abapolisi baje bashoreye abagororwa 4, abagabo 3 n'umugore umwe. Bajyanwa mu kibuga rwagati bahambirwa ku nkingi enye zari zishinze mu kibuga. Bahambiriwe amaguru, mu nda, mu gituza no ku ijosi begamye kuri za nkingi. Baje bambitswe ibitambaro by'umukara mu maso n'ibipimo by'umweru bikoze mu ishusho y'urukiramende biri mu gituza. Bamaze guhambirwa ku biti, iminota 20 bayimaze bahambiriye ibitambaro mu maso baziritse ku biti. Ari nako abaturage kumande bajujuraga bategereje ibigiye kuba. Mu mwanya muto imodoka ebyiri za polisi zo mu bwoko bwa Land Rover zasesekaye ku kibuga. Hasokamo umupolisi umwe mukuru n'abandi 4 bambaye ibibapfuka ku maso bafata imbunda. Buri mupolisi yegereye aho yitegeye buri mfungwa yari hambiriye ku giti. Imbunda ayitunga ku gituza muri bya bipimo bari bambaye. Barasa amasasu menshi. Bamaze kurasa icyiciro cya mbere cy'amasasu, abapolisi bahinduranyije imyanya barongera bararasa. Wa mupolisi mukuru yamanutse aho abaraswaga bari afata imbunda no agenda arasa mu mutwe wa buri mfungwa. Ibinyamakuru byanditse ku byabaye uwo munsi byatangaje ko mu barashwe bose nta numwe wigeze ataka. Nyuma yo kuraswa muganga yagombaga kumanuka agapima kemeza koko bapfuye. Nyuma abaturage batangiye gutaha. Hakurikiraho kujya guhambura imirambo y'abishwe ngo ijyanwe gushyingurwa. Mbere gato yo gushyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu
leta y'u Rwanda yandikiwe n'ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'imiryango mpuzamahanga basaba kudashyira mu bikorwa icyo gihano. Papa Yohana Paul wa kabiri yandikiye Perezida Pasiteri Bizimungu asaba ko abo bantu 22 baticwa. Bavugaga ko bamwe muri abo bakatiwe urubanza rwabo rutanyuze mu mucyo, ko baburanye batunganiwe n'ibindi. Guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'urukiko wo kumanika abo bantu ari wo kandi uciye mu mucyo. Yavuze ko ari uguha ubutumwa n'abandi bose batekereza guhonyora uburenganzira bwa muntu. U Rwanda kandi rwavuze ko icyo gihano kizaca umucyo wo kudahana waranze u Rwanda ndetse n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko bwaranze igihugu guhera mu 1962. Kabo ni itegeka wakoraga mu biro bya perezida icyo gihe yabwiye itangazamakuru ati ntabwo turabishimira ubugizi bwa nabi, ariko hashize igihe hari umuco wa politike y'ubugizi bwa nabi, rero ubutabera bugomba gutangwa. Sheikh Harerimana yabwigiye ko byari biteye isoni kumva amahanga asabira imbabazi abagize uruhare muri jenoside batarazisabiye abishwe. Nyuma yo gutanga igihano cy'urupfu, benshi bagize ubwoba batanga amakuru y'ibyo bakoze muri jenoside, berekana hari imibiri y'abazize jenoside itarashyingurwa ndetse n'abandi bafatanyije. Tariki 25 Nyakanga 2007 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye igazeti irimo umwanzuro wo kuvana igihano cy'urupfu mu mategeko yayo ahana ibyaha. Bivuga ko icyo gihano cyakuweho kimaze gukatirwa abantu bagera kuri 600. Gukuraho igihano cy'urupfu byaharuriye u Rwanda inzira zo gutangira koherezwa abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi baba mu mahanga ngo batangire kuburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Umwanditsi Alex Kagame aragira ati basomye nimugwire, nanjye ndagira niba kunzi b'Inganji Rwanda nimukore subscribe. Murakoze.